niba seruko datinya maze Kadubi Arame. ariko se ibintu wakoze ni ibiki Ninda ahubwo kuza gutekera hangana Sema wowe ndamutse ntekeye mu gikoni n'ukuntu nzi guteka ni gute abaturanyi bose bahumurirwa ibyo mba natetse reba hano ntabwo ngiye nta makuru karibu kuko ari suma ngo mfite gahunda kuza kubaza rizo umwanzuro nkuriye kuko mutanambajije kukugisha inama se abantu bakuru bangana natwe gusenga mbere aho ubone kugira ngo udakumanza hani wawe ntuka byumwana ntukajye undi mwana genda yajya kumanga se urabona rero ngiye gusenga niba nabyuka mubwire ko nabyutse mu gitondo nyine njya gusenga ariko ndi bubaze guca no kwa muganga kuko urabizi nifite ikibazo cy'intuza cy'umuvuduko kandi kwa muganga baratubwiye ngo tuzajyeyo tujye kwikingiza ruriya rukingo rwa covid ntacyo bitwaye ariko kamaze nubwo kamwe mugati bazaniye mabuja ndaza ko ifite ikibazo Kadubiri nawe rwose ibintu byawe simbizi sawa rero ndacana na teta ku ishuri ndabageza ku ishuri ntacyo bitwaye ndaza kubwira amabuja rwose sawa ndagiye nzanira akantu nanjye ugira akantu nzanira utambuka tugenda mwambaye agapfukamunwa neza twihute twakira Derek Goma Misha umukobwa urasinzira ese kwa cyurika kunkangura wagiye usinzira mwana we bwakeye se n'ikintu nabanye yarashwe cyamvuye cyeye burya bari ryari ayine n'igice umukobwa twari biro ngiye gukina ntakiri Derek ubu ngubu yagize ku rusengero uyu mwana asa naho ko yihaye imana byatari sha mureka yasenga natwe ibyo turimo ntabyo tuzi kabyuko nanjye gusa yabonye iki hirwa agenda nta n'ikintu se ni ibiki abazanye nyine nanjye ariko nawe ndi kumva ndi bubyuke maze gusenga noneho ugenda ndaje nsenga nindangiza nsase shaka nyine ugende njye kwitera utuzi ujye hese mu iki gitondo ngiye kugura mana ndebe niba namukuraho dutanu reka ndebe nitera utuzi da genda sha ntabwo nava mu buriri bw'abandi ndafashe nyine sasa ana yanjye nabyuka nkabona n'umuntu usa mbeye ana yanjye kaduri ubona ari bityo nturajya no koga nanjye ko ubuvuyeyo Kadubi urambaza iki genda ujye kunsera amazi muri dushe noge njyewe se yego ibintu wavuze utekerejeho neza Kadubi genda njye nta wundi nyokobuja uzaba wirirwa ukinisha uko ubonye genda unsera amazi muri dushe noge nanjye nta mabuja w'igikara nigeze yewe nyihera icyayi cy'amazi byo koga usanzwe icyayi cyo cyahiye ako turi kubwira ni ngende wowe umukozi unze neza wawe inkweto zanjye imiguru ibiri iri hariya itogeje Kadubi irayoza njye ntabwo nabikora rwose uri kwibeshya cyane hasi Kadubi gufata amazi ukavoma kuri robine ukanshyirira muri dushe nkoga ni iki gikomeye muri ibi none se mu kazi nanjye nsaba wowe urimo ko naje hano usanga amabuja kandi na bose urimo urataha waranzanye se waranzanyira ese ko mbona ibintu byose babikoze n'indi babikoze Darike yabyutse byibuze ari na Darike uri kumbwira amfasha ibintu byose arakoropa wowe urahennye hariya n'amannyo utari n'inzobe se we warusha amabuja wanjye njye ntabwo njya nkora ba mabuja b'ibikara uzabaza Kadubi umva reka nkubwire ibyo uri kuvuga ngo urambwire ngo ninde wagize ninde wamufashe gukora imirimo ntabwo bajya bansubisha kereka ari mabuja niwe nubaho agahungu uriyemera kandi uzabura aka kazi kubera ngewe wowe se wampaye akazi umva nkubwire nanjye ahubwo wowe nureba nabi basubira umva ngo akandi ceceka ntukajye uvugiramo kanyinshi maze akatsinda agakunda amafaranga ntayakunda se urayanga
yaba udakunda amafaranga nta kuntu uba uhennye uhamagara abahungu baguhereza n'amafaranga utakoreye urya amafaranga y'abandi ubu nta n'ubwo wambera amabuja ntabwo mugira ba mabuja bibi ryabareze ngewe ngatega amatwi nkubwire kadubi biza naza kubaza ngo nizagufashije imirimo ubwe ko ari njye na Gomez wowe sabwo uzi no gufata itorosho umva nkubwire ngewe nzi kuyifatisha amafaranga ndaguha amafaranga 2020 imirimo yose yakozwe hano riza kituruka mu gipangu ujye kumufungurira uhita umubwira ngo ase byagenze so ujute nyine wambwiye ko ntaba mabuja wawe ariko kuri inshuro ngiye kubaho ntabwo wakibeshya rwose kireka niba ugenda ukisiga mu korogo utavanga 20 hari mu nzu kambanze nkubwire ebyiri ugiye gukina mabuja wawe mwiza w'inzobe akiza uragenda umufunguro umubwire ngo Alisa na Gomez bafashije imirimo yose ya hano ni gute se ngiye nshobora kuvugira abantu bibikara hejuru y'ibihumbi 20 nampa 40 n'utayama Nse singongerera nyine uranyongera ngaho ndagushyiraho 2 20 22 2000 zabaze mabuja zawe neza guhaha ako 25 birimo n'ikoti wakwambara ndata mbakorera deal ngewe ubundi nta nicyo dupana ako cyangwa muri abagome we inshuti yanyu murimo murayigambanira ubikore gutyo wowe amafaranga 2025 urabifata uceceke ndayafata ariko ntabwo muri abana beza uzajya uvuga ko nubwo mugiye gukora icyaha nubwo Yesu yari yambwiye ngo sinzakora icyaha mugiye gukora icyaha ariko muri abana babi kuko muri ibikari k'imitima yanyu Kadubiri nawe uryazanye amafaranga tugiye kuyabona imitima yanyu rwose nubwo ngiye kubikora rwose sha ngabwa nawe imitima yanyu isa n'amaka basi y'abagatima kawe kasa n'uyu mupira wambaye ariko si wambaye uza ku isura nawe imitima yanyu mwese bagira ngo Imana ntago yibeshye nta nubwo yigeze bahana akabara na gato ngiye kuguha amafaranga yacu ntungu urutoki we nubwo ngiye kwakora dira ariko ngewe mabuja aranyubaha nawe ubwiye yuko ngewe ahantu hose agomba kuba utangiye kumfata uko wishakiye kubera ko reka nze byose ndabibwira mabuja byose ndabimubwira niyo mabuja wanjye arankunda niyo wamuniranya ntabwo yabyemera ubundi nimumva imbere nikora akazi kanyu murimo murangiza none si ibyo twavuganye uyataraza wabifashe uri bubikore nturi bubikore manzuma amafaranga si amafaranga se ndiyazane nyine ntuzaniye bateguye n'ameza se none ndateguye ibintu bimeze gutya Kadubiri ndana mabuja nawe gutegura Kadubiri umuntu araguhamagara ukagira ngo uri hanze nindateguye gutya nindateguye gutya ni ngewe imigati imeze gutya ninde wayiteguye niko mwayiguze imeze wasanga ari darike cyangwa ingurube yakoreye buriya gata kavaho ingurube ariko wasanga ari darike aha kuko Gomez nari Kadubiri usigaye ufite ikibazo mu mutwe ufata ibiryo by'ingurube ukabizana hano uriya ingurube nazo ziba zikeneye kurya zigakorora akagati kakagenda kakajya nko mu kanwa wintera stress ndumva umutwe uri kunyirira abana se imodoka yaje kubatwara Alisa yari yabajyanye darike yanze kujyayo ntabwo yabinjiza mu modoka nta kibazo none se wababwiye bakaza cyangwa reka manze njye muri dushe shyirira amazi muri dushe kaze mbikora ariko banze yacomeka sawa kaze mbitende muri dushe ubundi mabuja ko atabyibushye utungutu se turabura kumukesha arongera mwakonje arasigamo nk'ijerekani byuzuye si ubundi arayoga hehera umubona nta n'umubiri bifite ntacyo bitwaye ariko kano kagati kanaryoshye ko wakarya
mama ubuzima buragoye kabisa. Uriya muginga ngo ni pazo ububwira ngo azamfashe dukora akazi aka Caritas ngo azatungwa n'amafaranga y'abagore gusa. Zaniroye rwose ubu ni ubugoryi kabisa. Ari amafaranga y'abari abakobwa nta kintu umuntu yamaza nibura ku buryo azajya agira. Aka se azo nawe uri hariya ntiyoroshye ngo ni byeri gusa. Gusa aka kazi nanjye sinzakagarukamo ibiruko byakabaye. Wapi ibintu paza ajya mbwira nibyo. Ari amafaranga y'abarisi. Nzazana ngoze shoferi. Yari yambwiye ko nzamuha akana tukajya dukorana kuri machine. Ntabwo twamarana amezi abiri kuri no machine ntarayiye. Hakugira abasenzi bajya birirwa bansuzugura by'amafaranga y'abagore. Ndi umuntu w'umugabo ntabwo bishoboka. Nzabwira shoferi ndabizi neza azabyumva. N'ukundi sanzwe ari umuntu wanjye ndabizi tuzakorana kuko imashini ntabwo nayimara amezi 3 ntarabona. Kandi ni mukubita inote yanjye ya 50. Nzajya ncugurika bari akobwa niba zana agafaranga mugure byeri. Mugure mitsingi ebyiri. Tuzakorana. Nzamu inote ya 50 ngiye kwishugurika barise sawa byihorere. Nanjye mbu umushoferi. Mbu umushoferi. Bisenye ntibyambere. uri bon appétit. Bigenze ute? Umva igihe uba wazindukiye uza kunywa icyayi buri munsi uri uwa mbere. Hari umwana uba uri guhibera se? Hangane shaka kogo mfite Ugomba ikibazo. kuzava hano narabyibushye. Mfite ikibazo ibyo byawe n'ibikureba. Mbona ari tafu ari Mandela bose bambwira ibyo ukumva uri kubona nzabigenza gute. Ntonse amahitamo sa yawe. Tafu ni umukene n'amafaranga mutunze nitwe tuyamuha ubu ubona bizagenda kandi Mandela afite amafaranga. Akumenya ko tafu ari uzibyiru zose. Hanyuma yose afite amafaranga yayo. Mbona afite n'urukundo ariko reka basi mbe nkunze tafu. Nose Mandela yarusha tafu urukundo. Cyangwa umubona mu mapantaro n'amashati. Courage. Merci. Umeze neza. Nta kibazo. Katubiri katari ku meza byagenze ute? Sinzajyanye na Charles ariko mu kanya nari hano. Okay. Ay kirashyushye urebe neza kitagutwika. Apete. Merci. Ko utari kurya umugati. Ndikurya. Ubona ko nawe ugejeje kure se. Uyu ni bon appétit bayatangiye kare ariko mujye murya Gata ngenda shaka nzava hano narabyibushye. nanjye nshaka mubyibuha cyane. Cyane babi. Warakojeje n'umusatsi none. Ntubona nabaye n'inzobe maze. Mujye murya munywe ahubwo se Kadubiri kadayotse kudutegurira umureti special. Mwana yake. Simbizi ariko nanjye nanabutegura. Nta kibazo rwose hano se si mu rugo mujye mwisanzura nta kibazo. Turaburya sakaye Alisa yitonze. ari wajye uvuga bafite byinshi bindi mu mutwe. Bimeze gute? Abasore bagiye kunsaza none. Abasore gute se? Ni benshi ariko mu minsi mike ndaba nabikemuye. Utajya ubazana n'ubura musure. Ariko Liza njye mfite n'isoni zo kuzana bari abasore hano. Ahangaha nubwo ducumbikiye ariko ntabwo ari mu rugo ku buryo nahisanzura nsangiye kuzana abasore uko mbonye. Oya, se twese ntabwo turi abakobwa ntidukunda. Se urabona hari ikibazo riza Nta kibazo ahangaha muri abavandimwe jya uzana inshuti zawe hano nta kibazo na kimwe Charles rwose. ntibyamubangamira. Oya nta kibazo na kimwe. Urakoze Mujye cyane. mwisanzura mwumve ko hano ari mu rugo. Ndamwemerera aze kuza Sajya none. nava Nta kibazo rwose ahubwo mujye mumenyesha nyine tunabakire. Yego nta kibazo urakoze cyane. Nta kibazo rwose turyoherwe. Darike se yagiye ubu ngubu afashe icyo kunywa. Darike maze abyuka mu gitondo agenda mana yanjye. Se abyuka ryari? Hagiye gusenga Imana zirutiza abandi. Niba agiye gusenga nta kibazo. Ahubwo sinzi impamvu atambwiye tujyane. Urayibagiwe cyayanze kumbyutsa. Se aba yagiye gusenga cyangwa hari ibindi aba yagiyemo? Oya aba yagiye gusenga. Darike akunda gusenga cyane. Gusa ko mbona nta kimana imuhindurira. Aho guteze Mana yanjye se n'icyo afite. ni iki se adafite afite amahoro. Buriya ufite amahoro ufite byose. Iyo udafite amafaranga nta mahoro. Rero iyi migati ntabwo njya nishobora neza ariko mukomeze muryoherwe. Hari ahantu ngiye kujya gatoya. Mfite
mfitanye gahunda na Kennedy ariko ndaza kuza mu kanya kwitegura